shaka umugabo wenda mushaka dore ngana no umugore ufite n'uruhinja. Nyagasani nakubwiye ngo nimba uri umukobwa uri kureba iyi filime uziko ujye uryamana n'umugabo wubatse, nushake nawe ujye wibara nk'urupfu. Nimba uzi ko ujye uryamana n'umugabo ubizi ko afite umugore we, ujye wibara nk'urupfu, kuko umugabo n'umugore baba baragiye imbere y'urukiko n'Imana bakarahira ati tuzatandukanwa n'urupfu. Menya ko nawe uri urupfu mu zindi ukuri kubatandukanya. Para sayo. Abantu tuba dukeka ko twakagombye kuba turi kumwe nabo, ntago buriya bari abantu ari bo bacu. Ay mga bagay na mas sumasakit pa kapag rimwe na rimwe guhatiriza ibintu ngo bibe hari igihe bitera uburibwe ahubwo kurusha. Rero hari igihe kigeraho ubwo mas kailangan mo na tuba tugomba kureka ibintu bikagenda bitari ibyawe ukabireka para maging masaya, kugira ngo urebe ko wakwishima. Kwishima ubundi nicyo kintu cyonyine cya mbere. Shaka umugabo wenda mushaka dore ngana no umugore ufite n'uruhinja. Nyagasani nakubwiye ngo nimba uri umukobwa uri kureba iyi filime uziko ujye uryamana n'umugabo wubatse, nushake nawe ujye wibara nk'urupfu. Nimba uzi ko ujye uryamana n'umugabo ubizi ko afite umugore we, ujye wibara nk'urupfu, kuko umugabo n'umugore baba baragiye imbere y'urukiko n'Imana bakarahira ati tuzatandukanwa n'urupfu. Menya ko nawe uri urupfu mu zindi ukuri kubatandukanya. Para sayo. Abantu tuba dukeka ko twakagombye kuba turi kumwe nabo, ntago buriya bari abantu ari bo bacu. Ay mga bagay na mas sumasakit pa kapag rimwe na rimwe guhatiriza ibintu ngo bibe hari igihe bitera uburibwe ahubwo kurusha. Rero hari igihe kigeraho ubwo mas kailangan mo na tuba tugomba kureka ibintu bikagenda bitari ibyawe ukabireka para maging masaya, kugira ngo urebe ko wakwishima. Kwishima ubundi nicyo kintu cyonyine cya mbere.